guhemba no guhana ibyo umuntu yakoze Imana igiye kubimuhemba. Reka mbabwize ukuri, Satani muri bwiza nyotewe amaraso y'abantu kandi yaje mu isi arimo ashaka amaraso anywa. Nagira ngo mbabwire Imana igiye guca mu makaritsiye, ica mu isoko uri gukoreramo, ica ku ibotike uri gucururizamo, ku iduka uri gukoreramo, Imana ica mu ibotike ucuruza, Imana iri gutakasa umunzani, ica mu iduka ucuruza, irebe ko utagabanya umuceri kuva kuri 25 kandi ari 23 wajyanye ibiro 2 byose. Imana igiye kudevone stipalabe nasi fone bro, igiye kuhatambukire, igiye kureba Imana, igiye guhemba no guhana n'isifa etazo bini fane bra. Niba uri gucuruza uri umukiranutsi, Imana igiye kugwaguhirwa, ariko niba gucuruza uri umujura, ubwo bucuruzi Imana yabukwambuye. Shala beneto piwa pelas nyunze mbabwiye, Imana igiye guca muri quartier we, Imana igiye guca muri quartier uri kumutuye, muri quartier yose utuye Imana irayinyura. Yarimwe wazabwira abantu Imana igiye guca muri quartier, Imana igiye guca muri Dabela zobi one stiwa shara binifo etala benesta sefona. Irambe wazabwira abapasitori bafite abana mu gasozi, Imana irabaze mutarihana, yaramwe ngo mutarihana, nta bugingo mufite, nta bugingo mufite, kandi mbere ko mu bugingo muzabanza mukorerwa n'isoni nahanga. Niko yari arimo ngo mbabwire, abantu mufite abana bataraba, mwaje mubesha abagabo banyu ngo umwana w'umugabo kandi ari umwana wundi mugabo, mugabo akabazi ari umwana kandi ari umwana wundi mugabo. Yarambye ngo naje umufite muri gukora inyuma ya zeru, nubwo muri kuyobora abantu ariko mukora inyuma ya zeru, nubwo muri kudevonema muri gukora inyuma ya zeru, niko Imana yamwe ngo mbabwiye, niko inyuma ya zeru n'ubusa kandi hajuru muzabona. Mwatinyutse Imana bezwe mufata ibizamo mukabizana hera, mwatinyutse Imana kugeza ubwo muri kujya muza mu rusengero muri abasinzi, mwatinyutse Imana bezwe muri kujya muza mu rusengero yo muve mu busambanyi, mwatinyutse Imana, ariko Imana nayo ije gudevo, ije guhemba no guhana. Yemwe ngo ndangurure mbwira abanyarwanda ko ije guhemba no guhana ibyo umuntu yakoze Imana igiye kubimuhemba. Mbabwire ngo umusore n'umukobwa wese bashingiwe bazi ko bakoze icyaha cy'ubusambanyi batarabana, ngo icyo bita vansi. Yemwe ngo mushaka umuntu wabisigiwe abasengere bakuze mu myaka n'imikoshi, ko muri myaka n'imikoshi. Imana iramwe ngo nzabwira abakobwa baje murona po, iramwe ngo nize mbabwira ngo Imana irabamanukiye kandi bamwijye kwa kwita umunyafa, ujye kwa kwita umunyafa bababaza bamwe muri mwe muzabura urubyaro, Imana izafungira urubyaro burundu abakobwa mwaje murona po, Imana izakwita umunyafa babaza. Iramwe ngo ibyo mwakoze rigiye kubagaruka yuko mwaje yarimbwiye ngo dobelevone kota wirivo meneto pitara dobeneta lazo biwanema. Abakiranutsi bagiye kugubwa neza, ariko abanyabyaha bagiye kubona ishano, bagiye guhembwa ibirimo ibikwiye ibyo bakoze. Abanyabyaha mugiye kurevone wiriwane wanema, mugiye kubona ishano abanyabyaha mwe, mugiye kubona ishano. Mwana nimwe ngo ndangurure, baravuze ngo mbabwire ngo mugiye kubona ishano abanyabyaha, uko Imana igiye kubahembera. Bevo ibyo mwakoze byose ngiye kubahembera Imana. Umuntu uko wibyaha yubaye mwinshi, ni umuntu ukora ibyaha yubaye mwinshi, Imana ntabwo ibyihanganira. Reka mbabwize ukuri banyarwanda, mureke dusenge Imana, twisengere mukuri mu mwuka, kuko Imana mu gusenga ntayo muzi. Bahanuzi mwe mureke dusengere Imana mukurira mu mwuka, kuko Imana muri gusenga ntayo muzi, Imana muri kuvuga ntayo muzi. Bavuga ubutumwa mwe mureke tubwiriza mukurira mu mwuka, kuko Imana muri kubwiriza ntayo muzi, Imana muri kubwiriza ntayo muzi. Bapasitori mureke topitala dobene kotala beni washana bene stitazo benase fonedro hetitalasima odas. Mureke muyobora abantu mukurira mu mwuka, kuko Imana muri kuyoborana ntayo muzi mwe. Mwako mufite Imana ariko namwe akavuga ko mufite Imana, ntabwo mwagatuje ibyaha muri mwe. Imana ntabwo iturana n'ibyaha, Imana ntabwo iturana n'abasambanyi, Imana ntabwo iturana n'abasinzi. Haleluya, haleluya. Ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana bane namwe. Nibiwanye mu gitondo, mugire igitondo cyiza. Imana ibari nijoro, mugire ijoro ryiza. Bifurije kugira impagarike mu bugingo bwanyu. Ni channel yitwa Iramiro TV. Niba utakora subscribe uyikoreshe, like, comment, usangize n'abandi. Kandi ibitekerezo byanyu ni ingenzi, tujye dufata igihe tukabicishamo amaso tukabisoma.
hanyuma rero narinje kugira ngo tuganire, batumyeho kugira ngo tusangire kuri ibi byo kurya Imana duteguye muri aya masaha. Dusangire kugira ngo dutangire aka kanya. Ndifuza ko twabana tugasenga. Imana yacu, Imana ikomeye, Imana nziza, Imana nyir'ubutware, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, dutangiye akanya ko kuvuga ijambo ryawe. Nyemerera uzubane natwe, uzuvugane natwe, dushoboze kandi abantu bose bajye kudukurikira bateze amatwi uyu muyoboro wa YouTube Iwiramiro TV. Nyemerera ubahe umugisha kandi ubagire neza mu izina rya Yesu wapfaga mwakazuka. Amen. Hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Imana ibantumyeho muri aya masaha. Ni ijambo dusanga mu gitabo cya Yesaya, ibice byaho ni ibice bitatu, igitabo cya Yesaya ibice bitatu, umurongo w'10. Aravuze ngo uvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo, ariko umunyabyaha abonye ishyano azagubwa nabi, kuko azahabwa ibihembo by'ibyo yakoze. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Hanyuma dushimiye Imana kitwemere tukaza kuri uru rubuga cyangwa se kuri uyu muyoboro wa YouTube. Niho tuganirira, niho twungurana ibitekerezo. Abantu mugenda mudukurikira cyangwa se abantu mukunda kudukurikira, turavuze ngo Imana ibaduhere umugisha abantu mukunda kudukurikira. Hanyuma iri ni ijambo ry'Imana. Imana yarimye ku Banyarwanda, yarimye ku batuye hanze y'u Rwanda. Nze mbabwire ngo abakiranutsi bagiye kugubwa neza, ariko abanyabyaha bo bagiye kugubwa nabi, ko bagiye guhemba imirimo, bagiye guhemba bitewe n'ibikorwa bakoze. Hanyuma iri ni ijambo Imana ibantumyeho kubabwira ngo umukiranutsi, niba uzi kuri gukiranuka, niba uzi kuri umukiranutsi, ugiye kugubwa neza. Niba uzi kuri umunyabyaha, Imana izanye ibihembo by'abantu babiri. Izanye ibihembo by'umunyabyaha ndetse izanye ibihembo by'umuntu uri gukiranuka. Niba uzi ko nawe uri gukiranuka, Imana iraje guhemba. Niba uzi ko uri umukiranutsi, Imana iraje guhemba. Maze iminsi mbona abantu bibaza ngo se ngo Yesu muvuga, kuko muvuga ngo ubundi ngazaza ryari, ngo navutse ngo bavuga ko Yesu azaza, none numva umusaza, numva Yesu ataraza. Reka mbabwize ukuri, niba Yesu atinze, urupfu rwo ntabwo rutinze. Urupfu rwo ntabwo rutinze be. Mbabwiye ngo urupfu rwo ntabwo rutinze. Ubu Satani aranyotewe muri iyi minsi. Satani aranyotewe, ari gushaka amaraso anywa. Mbabwire impfu zo ni nyinshi, impfu ni nyinshi. Ikibazo ntabwo ari urupfu. Maze iminsi mbwira abantu ngo ikibazo ntabwo ari urupfu, ahubwo ikibazo ni ugupfupfiriye mu byaha. Hanyuma yarindumye ngo nze mbwira abantu bose bihane bave mu byaha. Ntabwo njye kwambara ngo nimusenga gusa, ngo ubundi murasenga, ubundi mugasengera ku byaha, mugasengana n'ibyaha, mugatura mu byaha, mugakorera mu byaha, mukiyorosa ibyaha, mukaryama mu byaha, mukagendana ibyaha. None rero Imana azobe wirivo ibantumyeho ngo nze mbabwire ngo muve mu byaha, muve mu byaha, mureke ibyaha. Ntabwo njye kwazanye intambara irabaye, iby'intambara twaretse. Maze iminsi mbona abantu bahanura intambara. Ntabwo ari ikibantumyeho. Irambwira ngo nimuve mu byaha byanyu, mureke ubutinganyi, mureke ubwo busambanyi. Igeze ubwo ubutinganyi bugera mu bapasitori n'abaririmbyi. Ko Imana irantumye ngo nizabwira abantu ngo abakiranutsi bagiye kugubwa neza. Hello Belas, ariko abanyabyaha bagiye kubona ishyano kuko ibyo bakoze bagiye kubagaruka. Sinzi igice uherereye, muri buri mukiranutsi cyangwa ni buri munyabyaha, ntabwo mbizi. Ubu dufite abantu bihaye amahoro, bakoze ibyaha, baragambana, babeshyera abandi, bateranya abandi, birukanisha abandi mu kazi, ariko bihaye amahoro ngo ntacyo bidutwaye, ntacyo tuzaba. Reka mbabwire mwebwe b'abagambanyi, mugambanira bene wanyu cyangwa se abo mukorana cyangwa se abo mwari muturanye mukabagambanira, mugiye kubona ingororane z'ibyo mwakoze. Maze iminsi mbona abantu bihaye amahoro,
batera agati mu ryinyo, barabaririmbyi, barabiyatse bajya mu busambanyi, bajya mu busambanyi ndetse bari kwakira amaraso, bari kwakira amafaranga asa nk'ariho amaraso. Mwihaye amahoro ngo ntacyo yabari ikiza yabari ikibi, ntacyo Imana izabatwara, ariko Imana ije kubagororera. Ndarangurura mvugije impanda, mvugije impanda, mvugije impanda, ndavuze ngo Imana iraje kandi ije kugororera umukiranutsi, ije guhemba umukiranutsi, ije guhemba n'umunyabyaha. Imana izanye ibihembo by'abantu babiri, niko ari ngo nze mbabwire ngo izanye ibihembo by'abantu babiri, kandi bitewe n'aho uhagaze Imana iragusanga aho uhagaze. Niba uhagaze ukiri gukiranuka gusanga aho ngaho nyine, niba ari mu rusengero, niba ari mu buririmbyi, niba ari mu buhanuzi, niba ari mu buvugabutumwa, niba iri bugusanga ikagaho guhembera. Igiye kuguhembera aho igusanze, igiye kuguhembera aho igusanze. Yarindumye ngo nizabwira abantu ngo bareke ibyaha. Je ntabwo nje guhera mu itangiro ngo ngire mu byahishwe ngo nje kubigisha, ntabwo nje kubigisha, ahubwo nje kubabwira ngo Imana namwe ngo nze mbabwire ngo muve mu byaha. Ntabwo nje kubabwira ngo intambara irabaye, ahubwo nje kubabwira ngo muve mu byaha. Ntabwo nje kubabwira ngo mwakire imitaka, nje kubabwira ngo muve mu byaha. Kuko ibyaha nibyo bidutandukanya n'Imana, nibyo bitujyana kure y'Imana, nibyo bituma Imana idutera umugongo, nibyo bituma Imana itureka, nibyo bituma Imana yatwirengagiza. Igihe kimwe Abisirayeli bigeze batera Imana umugongo, ibateza Midiyani, ariko yitegereje Abisirayeli ibona nta mucunguzi bafite. Birangije maze kuba nta mucunguzi bafite, ibahagurukiriza Gideyoni. Birangije Imana ibwira Gideyoni, iramusaba ati wa munyembaraga we. Gideyoni aripinga ngo njye ntabwo ndi umunyembaraga, kuko mu bantu b'iwacu ni munyantege nke urimo. Imana ivuga ngo ya Gideyoni we, cyane uko imbaraga zawe zingana nanjye ndakurwanirira. Imana ashaka abanyarwanda mugende uko imbaraga zanyu zingana ikabarwanirira. Niba uri umunyamasengesho, senga uko imbaraga zawe zingana, Imana izi guha imbaraga. Niba uri umuvugabutumwa, bwiriza uko imbaraga zawe zingana, ariko ntimwicare mu byaha. Muve mu byaha, musezerere ibyaha, mureke ibyaha, muve mu byaha. Tugezaho abantu bakora ibyaha nk'abari kunywa amazi. Ariko reka mbabwire baroko, iyo ibyaha bibaye byinshi, iyo umuborogo w'ibyaha ubaye mwinshi, umunuko w'ibyaha iyo ubaye mwinshi, ni umunuko w'ibyaha iyo ubaye mwinshi, Imana ntabwo ibyihanganira. None reka mbabaze, ni gute? Reka mbabwire, Imana ikiri hafi y'Imana, iyo dutuye mu bumana, Imana irakurwanirira, ntabwo ibyago bizakugeraho. Ariko iyo wagiye kure y'Imana, iyo wagiye kure y'Imana, iyo wavuye aho Imana iri, ibyago bikugeraho, intambara zikugeraho, amakuba akugeraho, inzara ikugeraho, iyo kwambuka ibyaha bikugeraho, gutukwa bikugeraho, gusuzugurwa bikugeraho, kuko wavuye aho Imana iri. Iyo turi aho Imana iri, Imana idushyiraho uruzitiro rwayo, iraduporoteja, iradutwikira, idushyira mu mabara y'iri. Rero ibyago bitugeraho, ibyorezo bitugeraho, mugiga zitugeraho, intambara zitugeraho. Reka mbabwize ukuri banyarwanda, mureke dusenga Imana, twisengere mukuri mu mwuka, kuko Imana mu gusenga ntayo muzi. Bahanuzi mwe, mureke dusengere Imana mukurira mu mwuka, kuko Imana muri gusenga ntayo muzi, Imana muri kuvuga ntayo muzi. Bavuga ubutumwa mwe, mureke tubwiriza mukurira mu mwuka, kuko Imana muri kubwiriza ntayo muzi, Imana muri kubwiriza ntayo muzi. Bapasitori, mureke topitalado bene kotala beni washana bene titazo benase fonedro hetitalasima odas. Mureke muyobora abantu mukurira mu mwuka, kuko Imana muri kuyoborana ntayo muzi mwebwe. Mwako mufite Imana, ariko namwe akavuga ko mufite Imana, ntabwo mwagatuje ibyaha muri mwebwe. Imana ntabwo iturana n'ibyaha, Imana ntabwo iturana n'abasambanyi, Imana ntabwo iturana n'abasinzi, Imana ntabwo iturana n'abajura, Imana ntabwo iturana n'abatinganyi, Imana ntabwo iturana n'abarozi n'abapfumu. No, ntabwo mbabwire yuko nk'uko idaturana n'abajura, nuko n'abajura batazajya mu bwami bw'Imana.
nta mujura uzajya mu bwami bw'Imana, nta musambanyi uzajya mu bwami bw'Imana, nta musinzi uzajya mu bwami bw'Imana, nta mupfumu uzajya mu bwami bw'Imana, nta mutinganyi uzabugeramo. Reka mbabwire, ubu bwami bw'Imana burera, hazajyamo n'abera gusa, buzagiramo n'abera. Imana nimwe ngo nimwihane muve mu ruzaha, n'ibitabo ibyo ngibyo igiye guhemba no guhana, kandi irahemba abantu babiri. Igiye guhemba umuntu ukiri gukiranuka, ihana umuntu uri ku revo, umunyabyaha wabivangavanze. Bantu mwamenyereye Imana, bantu mwafashe Imana murayimenye, ariko Imana iraje. Bantu mwamenyereye Imana, usigaye mubifata nka murubyara wanyu, usigaye mubifata nka mukuru wanyu, ariko Imana iraje. Erega mwivango ni intambara, kuki ubundi muri kumva ko Satani ari kwahuza mukumva iby'intambara, mwaheze mu ntambara, muri kubona impanuka ziri kuba ngo munasenge. Satani aranyotewe n'amaraso, anyotewe n'amaraso, ari kunywa amaraso y'abantu. Muri mu by'intambara, mwawe muri mugaho ujya Satani ari kubiba. Mureke dusenge barokore. Satani yakajije umurego, nta mishinyika afite Satani. Murimo museka, murimo nta kibazo bibatwaye, ntacyo bitwaye. Reka mbabwize ukuri, Satani muri mbiza anyotewe amaraso y'abantu, kandi yaje mu isi arimo ashaka amaraso anywa. Niyo mpamvu kuba hirya no hino habaye intambara, kuba ibishyitsi n'impuha, ukumva ibintu bizakomeye, ukumva impanuka. Ni amaraso Satani ari gushaka amaraso muri iyi minsi. Mureke dusenge, twinginga Imana tuve mu ruzaha. Imana irashaka tuva mu ruzaha, Imana irashaka tuva mu ruzaha, Imana irashaka tuva mu ruzaha. Ije guhemba no guhana. Mpagaze mu kihe cyiciro? Mpagaze mu kihe cyiciro? Nagira ngo mbabwire, Imana igiye guca mu makaritsiye, ice mu isoko uri gukoreramo, ice ku ibotiki uri gucururizamo, ku iduka uri gukoreramo. Imana igiye kuhanyura hose irebe. Igiye guca ngaho utuye mu murimo uhinga urebe kutigeze urengera. Ica mu ibotiki ucuruza, Imana irebe kutakasa umunzani. Ica mu iduka ucuruza, irebe kutagabanya umuceri kuva kuri 25 kandi ari 23, wajyanye ibiro 2 byose. Imana igiye kudevone stipalabe nasi fonebro, igiye kuhatambuka irebe. Igiye kuhatambuka irebe, igiye kureba Imana, igiye guhemba no guhana. N'isifa etazo bini fanebra. Niba uri gucuruza uri umukiranutsi, Imana igiye kuguhirwa, ariko niba gucuruza uri umujura, ubwo bucuruzi Imana yabukwambuye. Shalabe netopiwa pelazo biniwa. Niba uri gucuruza uri umujura, Imana yabukwambuye. Niba uri gucuruza uri umubeshyi, Imana yabikwambuye. Ibyo bintu byose wiringiye ukagenda ukabikuramo ibizaha, Imana igiye kubigahaniramo, kandi ugiye kubona ibihembo by'ibyo wakoze. Niko ari nze mbabwire, Imana igiye guca muri karitsiye we. Imana igiye guca muri karitsiye uri gutuye, muri karitsiye yose utuyemo Imana irayinyuramo. Yarimwe ngo azabwire abantu, Imana igiye guca muri karitsiye, igiye guca mu makaritsiye, igiye guca muri botiki uri gucuruzamo arakasa umunzani, igiye guca muri iryo duka uri gucuruzamo umuceri warakasa ibiro 2 byose, utanga 23 ngo ni 25. Imana igiye guca muri dabela zobi wane stiwa shara binifo etara bene stase fonedro. Ugiye kubona inyungu z'ibyo wakoze. Niba ari byiza, ugiye kubona inyungu z'ibyiza. Niba ari ibibi, ugiye kubona inyungu z'ibibi uko zimera. Irambiye amaze bw'abapasitori bafite abana mu gasozi, Imana irabaze mutarihana. Yarambiye ngo mutarihana, nta bugingo mufite, nta bugingo mufite, kandi mbere yuko mu bugingo muzabanza mukorerwa n'isoni n'ahangaha. Irambiye ngo zembwe abapasitori, baba bagore baba bagabo mufite abana mu gasozi batari abanyu, cyangwa se mufite abana mwabesha abagabo banyu ko ari abagabo banyu kandi ari abandi bagabo babateye inda. Yarambiye ngo nzababwire ngo nimwihane, kandi mara kwihana mwihane ku bagabo babanyu. Nibitabaye ibyo muri gukora kuri zeru nta juru. Niko yari arimo ngo mbabwire, kandi mufite abana batari abana, mwaje mubesha abagabo banyu ngo ni umwana w'umugabo kandi ari umwana wundi mugabo.
umugabo akabazi ko ari umwana we kandi ari umwana w'undi mugabo. Yarambwiye ngo nta juru mufite muri gukora inyuma ya zeru, nubwo muri kuyobora abantu ariko mukora inyuma ya zeru, nubwo muri kudevonema muri gukorera inyuma ya zeru, niko Imana hamwe ngo nze mbabwiye muri gukora inyuma ya zeru ni ubusa kandi nta juru muzabona. Imana arambwiye ngo gutinya amaso muri gutinya amaso y'abantu mugatinyuka Imana. Mwatinyutse Imana kugeza ubwo mufata ibizira mukabizana hera. Mwatinyutse Imana kugeza ubwo muri kujya muza mu rusengero muri abasinzi. Mwatinyutse Imana kugeza ubwo muri kujya muza mu rusengero muvuye mu busambanyi. Mwatinyutse Imana ariko Imana nayo ije gudevo, ije guhemba no guhana. Yemwe ngo nze ndangurure mbwira abanyarwanda ko ije guhemba no guhana ibyo umuntu yakoze. Imana igiye kubimuhembe. Irambwira ngo abakobwa abageni, umukobwa n'umusore uzi ko bashakanye n'umugabo bashingiye ariko barabanje kwishingira mbere, cyangwa se barabanje gushyingirwa mbere, cyangwa se barabanje kurya avanse mbere. Imana ngo muri umuvumo muzabyara muzashaka umuntu wasizwe abasengera bakuza umuvumo kuko muri umuvumo. Mudakuba umuvumo uzakurikirana abana banyu. Umuvumo w'uburayi bazeho mwakenshi na kenshi umuvumo uturuka. Irambwira ngo kandi urwo rugo rwanyu mutaragenda ngo basengere mwatuye ko mwasambanye mutarabana, urugo rwanyu ruzabazenguruka, ingo z'abamwe zibazenguruka. Imana ngo ndetse mbabwire ngo umusore n'umukobwa wese bashingiwe bazi ko bakoze icyaha cy'ubusambanyi batarabana, ngo icyo bita vanse. Irambwira ngo mushaka umuntu wabisigiwe abasengere bakuze mu myaka n'imikoshi, ko muri myaka n'imikoshi. Imana irambwira ngo nzabwire abakobwa bagiye murona po. Irambwira ngo nize mbabwire ngo Imana irabamanukiye kandi bamwe ijya kwakubita umunyafu ahantu hababaza. Bamwe muri mwe muzabura urubyaro, Imana izafungira urubyaro burundu. Abakobwa mwagiye murona po yanumye ku bakobwa. Irambwira ngo nzababwire ngo bamwe muri mwe muzabura urubyaro. Hetarabene kota wirivane brai hetitazo bene papitana wirivo. Irambwira ngo nzababwire ngo bamwe muri mwe muzabura urubyaro kuko mwarabiniwa mwagiye murona po, muri abakobwa muri abasambanyi. Muzabura urubyaro bamwe muri mwe. Imana izakubita umunyafu wabaza. Irambwira ngo ibyo mwakoze bigiye kubagaruka yuko mwagiye murona, muzayihamagara muyishake nayibaninire bakire ku buryo muri mwatinga bageze. Irambwira ngo icyaba cyiza nuko mwajya mukava murona po, mukava murona po, mwabakuba murona po, mugasaba Imana imbabazi kandi mukava mu businzi n'ubusambanyi. Muririmba hejuru ya runa muri mu murona po mufite abagabo ndetse ko abakobwa b'iminsi basaze. Yarambwira ngo bitabaye ibyo amwe muri muzasenga mutagange mushaka urubyaro mu ruburi. Yarimbwiye ngo dobelevone kota wirivo meneto pitara dobeneta lazo biwanema. Abakiranutsi bagiye kugubwa neza ariko abanyabyaha bagiye kubona ishano, bagiye guhembwa imirimo ibikwiye ibyo bakoze. Abanyabyaha mugiye kurevone wiriwane wanema, mugiye kubona ishano abanyabyaha mwe, mugiye kubona ishano. Imana rwe muze ndangurure baravuze ngo nze mbabwire ngo mugiye kubona ishano abanyabyaha kuko Imana igiye kubahembera. Bevo ibyo mwakoze byose ngiye kubahembera. Imana mwakeneza ijambo ry'Imana. Ushobora kuba umushyushye bugufi no kumvisha utsindwe n'urubanza rw'ibyaha. Pfukama dusengane, izere dusengane. Mana yacu heri washato stifone kotazo benasifone ro hereto benetarazo biwa meneto bini washara bene kotazo benasifone trone herito pitarazo mene wirivo. Senge abantu bari bankurikiye muri aya masaha bari bakurikiye umwanya w'ijambo ryawe bari bantumyeho, bakurikiye abanyabutumwa bari bantumyeho. Nemera urubeze kandi ubatungane, imbabazi zawe zibagaragareho. Nari nkwinjiza mwana w'abami bintu bagirira neza, bazaza bagaragareho. Basambaraga imbaraga zo kunesha ubusambanyi, abiyanaga bagasubira inyuma imbaraga zo gutsinda ibyaha. Rekubaye ku devo bagara ku denomene tostifo badatsingura uburiganya bwa Satani. Kabonye muri abagwa mwami Yesu wongera wakizwa cyembera abanyarwanda bibutse ubigishe batera inyota gukumenya mwami urinde igihugu cy'u Rwanda, urinde abanyarwanda muri rusange mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wapfaga mu kazuka ko cy'uburyo bw'Imana Data. Amen. Hanyuma murakoze. Chano ni Ramiro TV. Turakora subscribe ikore tujye tubana mu biganiro ko dukurikirana. Imana izajya badutumaho. Tujye tubana. Nagaruka shalom shalom. Ciao ciao. Murakoze cyane.